Yes, what's up guys? Ubu twagarutse na opportunity ziri kuboneka hirya no hino. Ndababwira yuko uyu mwaka uri kurangira hari opportunity nyinshi cyane. Hari amahirwe menshi cyane ku bantu bagiye gukora application yo muri Canada n'abantu bagiye gukora application yo muri Amerika. Gusa ishobora kuba yatangira nko mu mpera z'umwaka wa 2025, ubwo ni mu kwa 12 nyine mu cyumweru cya nyuma. Cyangwa se igatangira mu ntangiriro z'umwaka 2026, aho ni mu cyumweru cya mbere cy'umwaka 2026 mu kwezi kwa mbere. So iyi application rero ngiye kubabwira ni gute imeze, wa muntu nyine uzi kuba nyine anekereje tu. Iyi application uzayikorera cyangwa se bayigukorere ku muntu utazi uko ikorwa. Iyi ngiyo wayikorera nyine ufata link ukayikorera. Noneho iyo muri Amerika yo naba agent, ariko yo muri Canada nayo ni fresh, ni kunanira ubwo nyine uzishyura bayigukorere. Wajya ku amasiberi cafe ariyo yose mu Rwanda kwegereye, i Burundi wajya kuri Siberi Cafe Bujumbura, ebana bakagutumikira iki application yawe cyangwa se ukayikorera. Ariko icyo nababwira cyo muzabanze muyigerageze, nibyanga ushobora kuba wayijyana handi bayigukorere. So iyi application ni nziza. Mwibutsa neza ko iki kiganiro tukigerana ku musozo kugira usobanukirwe ni gute bimeze, izi opportunities zitagucika. Ngicyo nzakugezaho na makuru y'ukuntu iyi application imeze, n'uburyo uyikora, n'uburyo ugendamo nyine byose ubisobanukirwa. Kuko application nk'izi ngizi ubundi akenshi ziba nziza iyo zifite aba agent. Barangiye nibyo nkunda ikintu mbikundira, ugenda uzaho ugiye kandi nyine banakujyanya, pana kugenda wijyanye ugasanga nyine uri kugenda nyine abantu b'abaturage se ntago mutuzi, turagiye turaheze cyangwa se umuntu aranabuze. Iyi application rero ndabasobanura nanazitandukanye nyine wumve itandukaniro hagati ya application yo muri Canada n'iyo muri USA, kugira uzabashe kugira ute gufata best choose yawe. Wowe choosing uvuge the best one is this. Uri kumva nyine uvuga ikintu cyanjye kabisa. Uri kumva ikintu cyanjye ngiye ntoranye ni iki, ni Canada se cyangwa ni USA, uyitoranye nyine. So icyo nababwira cyo rero, tudatinze mu makorosi, reba aho hasi urebe ko wakoze subscribe, tujye tukibanira 5 kuri 5. Ahangaha twivugira ku ma opportunity ahari yo kujya hanze, kujya gukora. Ushobora kuba ugiye kwiga, ushobora kuba wanyandikira kuri Instagram, nitwa Kelvis Bro. Mbega hano hose ni Kelvis Bro, no ku ma TikTok, ibintu byose ugereho unyandikire cyangwa se unamfollowing, nta kintu bitwaye. Icyo nababwira cyo rero, muri Canada usabwa kuba ufite passport, ufite imyaka hejuru ya 23. Niba udafite hejuru ya 23, ubwo ni muri USA. Iyi application ni guhera ku myaka 19 iyo muri USA. Ariko Canada imyaka 23 yawe 23 utayifite ntabwo agakora. Ukumva rero kikorwa n'abantu bakuze, no kwita ku basaza cyangwa se abacecuru. Aka kazi karagoye, mutakumva gutya mukagira ngo karoroshye. Karagoye pe karagoye. Umuntu ugakora nyine n'umuntu funga mukanda, ariko kabamo amafaranga meza cyane. Ndajya nkubwiye ngo ni kakazi ushobora gukora umwaka umwe, ubuzima bwawe bugahinduka. Umwaka umwe nyine wakoze wa muntu nyine ufite purpose. Ufite purpose, ufite intego, uvuga ngiye nzakora iki kintu, nzamera ngikore. Ariko iki kintu nubwo ngiye kugikora ni umwaka umwe. Karagoye, nta kazi utakora imyaka 5. Nyine uragakora umwaka umwe, ubuzima bwamara guhinduka, ukavuga ngenda blessinzwe uyu mwaka, ubu ngiye kujya mu bindi byanjye natekereje. Ukanikorera, ugashaka ikintu ukora, ugashaka ahantu ushora amafaranga yawe, ukareba ko wayagaruza. Aka kazi kagoye, si ukuvuga ngo gafite imbaraga cyane cyangwa se ni ubundi buhanga. Ntabwo ari ubundi buhanga, ahubwo aka kazi ahantu kagoreye bisaba nyine kwihangana, kuba ufite umutima
uvuga ngo ndakora iki kintu gisoze neza ntakinubye, iki kintu nakigiyemo nkizi nyine ndagikoze nyine, namwe murabyumva. Ikintu ndi gushaka kuvuga nuko kagoye nyine kwihangana. Umukecuru ewana kumubembereza uramubwira ntakumva, ewana nyine ni ukumutwara gutya nk'umwana. Abantu bagakora babisaba nyine kuba ari ababyeyi, ewana nyine uba ugomba kugiramo umutima wa kibyeyi, ewana umuntu ukamutwara gake gake. Kurera nyine ni nko kurera umukecuru, you know. Ntabwo nabivugaho ibintu byinshi, abantu mbwira barumva nyine karagoye tu, ariko kagira amafaranga. Ni gutyo nakubwira nta kindi, kagira amafaranga meza pe. N'abantu bagakora usanga nyine agakoze nk'amezi 3, umuntu agakoza amezi 3 akibijyamo, uhita kubona ko ari changes zaje mu buzima bwe, uhita kunabireba nyine ukahita kubibona. Abe mu buryo bwa financial cyane cyane uhita kubibona. So no kukabona rero utazagira ngo bita ko byoroha nyine gutya, urabiharanira. Abantu babikora babitubwire muri komenti, abantu bari muri Amerika, abantu bari za Canada, abantu bari za UK, ahantu waba uriho hose warakoze aka kazi, andika muri komenti wenda ugire shares zawe utanga zijyanye na advice cyangwa se idea uri kumva, uyitanga uyihereza abantu. Icyo nababwira cyo, aka kazi nyine umuntu kajyamo aba agomba nyine kuba ndashaka iki. Iyo umuntu ufite icyo ashaka aragiharanira. So iyi application rero izashobora kuba yakorwa mu mpera z'uyu mwaka cyangwa se mu ntangiriro z'uriya mwaka tugiye kujyamo. Ikindi nababwira abantu bakoze application ya Germany na Poland, result zabo ni hagati y'itariki 15 twazigezeho, n'itariki 18. Itariki 18 ntabwo musarenza. Kandi ari abantu bagize some problems muri application zabo. Mwibuke mwandikira abantu babakoreye application. Njyewe niko bambwiye, kandi niba unkurikiza ko ari application wakoze, ibuka wandikire umuntu mwakoranye application uwo ari we wese, aho waba uri hose, abari abandi bantu ntazi, ariko kugeza ubu ngubu butarabona email yawe. Kuri ba bantu bakoze application ya Arima Quebec ni muri Canada, nibo ndi kubwira. Abo muri nuze Poland na Germany ho ntabwo birabaho, niba baretse kereka imbari ibindi bibazo mwagize muri application zanyu. Ari n'abantu benshi bari barakoze application ya Arima Quebec, banyandikiraga mbe nanabivugaho mbabwira ukuntu ibintu bimeze, benshi cyane barayikoze, benshi cyane. Hari abayikoreye, hari abo babikoreye, hari abo nahaye link barabyikorera. Mbega niba nawe warabyikoreye ariko ukaba utarabona email, make sure yuko application yawe ni cye kibazo ifite, barabikwereza muri email kuri ambassade. Ikindi uba ugomba kumenya nuko iriya uba ufitemo account, uba ugomba kujya muri account yawe ukareba n'iki iyo harimo ikibazo n'ubundi babikwerekeramo. So thank you so much. Wowe twabanye, nari maze iminsi nari kuboneka ariko ubu nagarutse. Cyo nakubwira cyo rero, uyu mwaka tugiye kuwusozanya neza. Uyu mwaka ntabwo watangiye mutanze, ariko uyu mwaka tumenyanye tuziranye kwanza. Umuntu wemeranya neza ko twamenyanye rwose, imba warakoze subscribe aho ngaho turaziranye. Ibyo birahagije rwose, turaziranye. Kandi icyo nakubwira cyo, iyi YouTube channel nta mezi angahe imaze nka video zingahe, ibana muri abantu b'abagabo. Umuntu uzi ko wese yakoze subscribe ahangaha, uyu mwaka urangirane n'intego ziwe nawe zirangiye. Nicyo kintu namusabira ku Mana, ebana God bless you. Aho burara ukuntu umuntu akora akantu gatoya, ariko ku kantu gatoya nyine kakaba ari ikintu cya danje akoreye umuntu. Njye reka mbabwire, njye ibintu bya subscribe sinanabizi pe, ntabyo mbiziho. Ariko umuntu ukoze subscribe, kuko ari abantu benshi twaganiriye bafunguye ama YouTube channel, ariko ugasanga arakora buri munsi ariko subscribers 1000 cyangwa 500.
kugira zibone yashe yarinze byagenze gute byacitse ayisaba abantu bakayimwima kandi ari akantu kamwe umuntu akora ni nko gukora like ukikomereza ariko ugasanga ari ikintu cya danje ukoreye umuntu uwayikoze sava très bien God bless you nicyo kintu namubwira kuko ari abatayikora bose kugira ubone umuntu yarebwe n'abantu 100 ariko n'abantu 50 bakoze subscribe abo bayikoze sasa abo baba bafite umwihariko wabo barusha abo bandi bose bamurebye. So God you bless you, God you bless you, yeah. Imana muri wowe kandi iki blessing tu. So I love you so much ewana, big shout out kuri wakoze subscribe, big shout out nyine kuri wowe dusanga tubana mu biganiro bya buri munsi. Application yawe izagende neza kandi uyu mwaka uzawurangize neza ewana, uyu mwaka uzakubera uzarangire nyine wakubereye ishya n'ihirwe, za ntego zawe uzazigereho nubwo iminsi yagiye, kandi niba intego wari wihaye umwaka utarazigezeho uramwaka urahari. Cyambere n'ubuzima, ibindi nyine biza nyuma y'ubuzima tu. Ubundi twebwe ikintu tuba dusabwa n'ubuzima, ibindi bikaza nyuma. So Imana ikomeze ibarinde. Thank you so much.